inshuti zacu dukurikirana umunsi ku munsi tubahe ikaze kuri tumico natsindira provisoire. Ese nawe wifuza kwiga amategeko y'umuhanda, umenya ibyapa n'ibisobanuro byabyo, kwitegura gutsinda ikizamini cya provisoire ijana ku ijana? Reka tubafashe gutsinda kandi mu gihe gito. Niba ugeze ku ijana aribwo bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe kugira ngo utazabicikwa n'amasomo yose tugenda dushyiraho buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero muri iyi video tugiye gukosora hamwe ibibazo byakozwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Niba urimo kwitegura gukora ikizamini cya provisoire, iyi video ni iyawe. Intego yacu ni kwa rimwe utsinde dutsinde, tsindira provisoire yawe. Nyamuneka nizere ko ufite ikayi n'ikaramu, tugiye gukosora hamwe kino kizamini cyakozwe. Uraza kutubwira muri komenti amanota wari bugire muri kino kizamini cyakozwe. Kandi uko tugenda dukosorana kenshi mene bino bibazo biba byakozwe mu kizamini cya provisoire, uba uri kwimenyereza gusubiza neza mene bino bibazo biba byabajijwe, bigufasha kugera ku ntsinzi kandi vuba mu gihe gito cyane. Reka tugende no ku kibazo cya mbere cyari cyabajijwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Cyagiraga kiti: ese urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera ku muvuduko. Ese urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera uwuhe muvuduko? Ese wowe ubona ari uwuhe muvuduko wagendera? A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 50 mu isaha. C. Kilometero 40 mu isaha. D. Kilometero 80 mu isaha. Wowe urabona ni igisubizo gikora iki? Ese ni A ni kilometero 70 mu isaha, cyangwa ni B ni kilometero 50 mu isaha? Ese ni C ni kilometero 40 mu isaha, cyangwa ni D ni kilometero 80 mu isaha? Hano igisubizo cy'ukuri ni D, wagendera ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Kubera ko kino cyapa cya mbere kubona kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, kirimo kutubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha, ariko hakaba ari kwiyungaho ikindi cyapa kiburira ishusho n'impande eshatu, umuzenguruko utukura n'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyo kiri kutubwira ko hari imirimo mu muhanda. Noneho tukaba tugeze ku kindi cyapa cya kabiri, kiri kutubwira ngo ni iherezo ry'ibyabuzwaga mu karere ibinyabiziga bigenda. Hakaba ari kwiyungaho ikindi cyapa kitubwira ko ari iherezo ry'imirimo yakorerwaga mu muhanda. Rero ugeze ahashinze bino byapa urenze mu nsisiro, ugomba kugendera ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti: ese iki cyapa gisobanura iki? Wowe urabona iki cyapa gisobanura iki? A. Imbere hari umuyobozi w'amatungo. B. Imbere hari inzira ya gari ya moshi. C. Ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D. Inkomane ibambiye. Wowe urabona hano igisubizo gikurikiye. Ese ni A ni imbere hari umuyobozi w'amatungo, cyangwa ni B imbere hari inzira ya gari ya moshi? Ese ni C ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, cyangwa ni D inkomane ibambiye? Hano igisubizo cy'ukuri ni C, ni ahegereye inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira ishusho n'impande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Nyamuneka niba urimo kwitegura kuri ikizamini cya provisoire, intsinzi ya mbere ni uko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kubera ko buri munsi tujya tubashyiraho amasomo ndetse n'ibizamini biba byakozwe tubikosorera hamwe. Rero iyo tubana uba ugomba kugenda ugakora rimwe ugahita utsindira provisoire yawe. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu cyagira kiti: gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese wowe ubona gutwara uzungazunga mu muhanda byateza iki? A. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri.
B ni bibi igihe cyose. C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, cyangwa ni B ni bibi igihe cyose. C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Twazungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Twakomeje n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane cyagira kiti ese ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ese ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ubu urabona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni, cyangwa ni B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Ese ni C. Hagarara niba utateza ibyago, cyangwa ni D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Nyamuneka niba wegera ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo, uba ugomba guhagarara niba utateza ibyago. Twakomeje no ku kibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu cyagira kiti ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Hagarara utegereze amabwiriza, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ese ni C. Kukireka ukagumana umuvuduko wari ufite ugakomeza, cyangwa ni D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Nyamuneka niba uhuye na kino cyapa mu muhanda, ugomba kugabanya umuvuduko kandi uteganya icyago imbere yawe. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu cyagira kiti ese ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese wowe muri ibi byapa ubona ari ikihe kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? A. Icyapa cya B3. B. Icyapa cya A22. C. Icyapa cya A20. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Ni icyapa cya B3, cyangwa ni B. Ni icyapa cya A22. Ese ni C. Ni icyapa cya A20, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ni icyapa cya B3. Nicyo kinyemerera gutambuka mbere mu masangano. Icyapa cya B3 ni iki ngiki cya mbere, mu gihe icyapa cya A22 ari kino kirimo hagati, naho icyapa cya A20 ni iki giheruka. Rero kino cyapa cya B3 gifite ubuso bw'umuhondo nicyo kinyemerera gutambuka mbere mu masangano. Twakomeje n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi cyagira kiti ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona wakora iki? Wowe nk'umuyobozi, mu gihe ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona ni iki wakora? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni
nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni B. Vuza ihoni ukomeze. Ese ni C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ni uko umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Twakomeje n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kiragira kiti: ese umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu atwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye, ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye aho umwana w'umuhungu atwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye, ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Ese wowe ubona ari iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. C. Gabanya umuvuduko ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ikomeza nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa, cyangwa ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ese ni C. Gabanya umuvuduko ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso, cyangwa ni D. Komerezaho nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Nuko uba ugomba kwitegura kureka uwo mwana w'umuhungu agatambuka kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Twakomeje n'ikibazo cya cyenda. Ikibazo cya cyenda cyagiraga kiti: ese icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite ishusho imeze gute? Ese icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo giteye gute? A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Icyapa kimenyesha mu kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Nyamuneka kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Twakomeje n'ikibazo cya cumi. Ikibazo cya cumi kiragira kiti: ese iki cyapa gisobanura iki? Wowe urabona icyo cyapa gisobanura iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri. Ese ni A. Ni umuyaga w'intambike, cyangwa ni B. Ni urusaku rwo mu muhanda. C. Ni ikibuga cy'indege, cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ni umuyaga w'intambike.
nyamuneka iki cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, gifite ishusho n'impande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nk'uko twabibabwiye mu byapa biburira, ishusho aba ari impande eshatu. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kiragira kiti ese ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. D. Igihe moteri imara ngo izime. D. Ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Wowe ubona ari iyihe mpamvu? A. Ni igihe feri idakora cyangwa ni B. Ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. Ese ni D. Ni igihe moteri imara ngo izime cyangwa ni D. Ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Aha ni igisubizo cy'ukuri ni D. Ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Aho uri kureba video ukaba utarakora subscribe, nyamuneka kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ujye ubona amasomo nk'aya, tujye dukosorera hamwe ibizamini biba byamaze gukorwa mu buryo bwo kwitegura nawe kugera ku intsinzi vuba kandi mu gihe gito. Ni uko uba waramaze gukora subscribe tukajya tubana buri munsi, noneho waba udasobanukirwa ukandika muri comment tukagufasha. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kiragira kiti ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo? A. Metero imwe na santimetero 50. B. Metero imwe na santimetero 75. C. Metero imwe na santimetero 80. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Ni metero imwe na santimetero 50 cyangwa ni B. Ni metero imwe na santimetero 75. Ese ni C. Ni metero imwe na santimetero 80 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira aba ari metero imwe na santimetero 90. Aha rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 13 kiragira kiti ese nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri biba bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A. Santimetero 30. B. Santimetero 20. C. Santimetero 50. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni santimetero 30 cyangwa ni B. Ni santimetero 20. Ese ni C. Ni santimetero 50 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira. Ntikigomba kuba kiri hasi ya santimetero 40. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kiragira kiti
imborera zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Imborera zimurika zemerewe gukoresha kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese ni hehe? A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri kiza. Ese ni A. Ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose, cyangwa ni B. Ahegereye inyamaswa zikurura. Ese ni C. Ni hafi y'amatungo, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nyamuneka menya ko imborera zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo hari ukundi kuntu bajya bakibaza, bakakibaza nka gutya, ariko mu bisubizo ugasanga nko kuri A bavuze ati ngo ni mu nsisiro gusa. Iyo bavuze ngo ni mu nsisiro gusa, kino kibazo igisubizo kiza kuba ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, keretse iyo bavuze mu nsisiro cyangwa ahandi hose, kubera ko izi mborera zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Rero bavuze mu nsisiro gusa, nta gisubizo cy'ukuri kiba kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kiragira kiti: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze n'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze n'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Imbere n'itara ry'umuhondo ritwarire ibumoso. B. Inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Imbere n'itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, cyangwa ni B. Inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kiragira kiti: iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni ibirometero bingahe? A. Ni ibirometero 70 mu isaha. B. Ni ibirometero 40 mu isaha. C. Ni ibirometero 25 mu isaha. D. Ni ibirometero 20 mu isaha. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibirometero 70 mu isaha, cyangwa ni B. Ni ibirometero 40 mu isaha. Ese ni C. Ni ibirometero 25 mu isaha, cyangwa ni D. Ni ibirometero 20 mu isaha. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni ibirometero 25 mu isaha. Nyamuneka menya ko iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko
umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni ibirometero 25 mu isaha. Ikibazo cya 17 kiragira kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Ese ubona ari toni zingahe? Ni toni 12, B ni toni 16, C ni toni 10, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona ni igisubizo gikora iki? Ese ni A ni toni 12 cyangwa ni B ni toni 16? Ese ni C ni toni 10 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A ni toni 12. Nyamuneka mu gihe uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12. Jya umenya, jya usobanukirwa mene kino kibazo neza. Hari ikindi bakunda kubaza bakavuga bati ngo ikinyabiziga gifite imitambiko 3 cyangwa irenga, icyo aba ari toni 16. Noneho aho kiba gitandukaniye n'iki ni uko kino aba ari ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bifatanye bifite noneho imitambiko 3, uburemere ntarengwa aba ari toni 12. Twakomeje n'ikibazo cya 18. Ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Wowe se urabona ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? A kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 ku isaha. B nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa gusa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 mu isaha, cyangwa ni B nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Iki ni cyo gisubizo cy'ukuri. Twakomeje no ku kibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiragira kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. A ni toni 10, B ni toni 12, C ni toni 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A ni toni 10 cyangwa ni B ni toni 12? Ese ni C ni toni 15 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko turi ku kibazo cyo hejuru nanone cyenda gusa nk'iki ngiki. Nababwiye ko uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu aba ari toni 16. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 cyagira kiti iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Byo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro.
ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese wowe ubona ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ibyumweru bibiri. B. Amezi abiri. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A ni ibyumweru bibiri cyangwa ni B nta mezi abiri? Ese ni C ni ukwezi kumwe cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano igisubizo cy'ukuri ni B, ni amezi abiri. Biba bigomba kumara igihe kingana n'amezi abiri. Nyamuneka rero wowe urebye iyi video ukayisoza, twageze ku musozo, ntugende udakoze like kandi andika muri comments tubwire amanota wabigiye muri kino kizamini cyakozwe. Niba utarakora na subscribe, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Koresha hano ku bandi barimo kwitegura gukora ikizamini cya provisoire kugira ngo twese dukomeze dutsindire hamwe. Mu gihe ugiye gukora ikizamini cya provisoire, genda wize neza bino byapa kuko bibazwa buri munsi, kandi kora subscribe ku muntu utarakora subscribe, kubera ko iyo utakoze subscribe hari amasomo menshi agenda gucika kandi wakabaye uyakurikirana gatanu ku kandi. Gukora subscribe niyo ntsinzi ya mbere. Iyo wamaze gukora subscribe uba warageze ku ntsinzi nk'uko ubyifuza, kubera ko ibizamini byose tuba twabibahaye, nta kindi kizamini uzajya gukora, ni bino byose tuba twakoreye hano. Rero iyo wadukurikiranye gatanu ku kandi, ibibazo byose rwose tuba twarabibahaye, uba ugomba kugenda ugakora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Amahirwe masa kuri mwe muri kwitegura gukora ikizamini cya provisoire. Turabashimiye cyane kandi Imana izabibafashemo. Turabakunda cyane. Ciao ciao.